wigeze wikorera injerekani oya ntayo wikoreye niyo mpamvu nawe uri debe dukomeze sorry mbabarira njyanga amadebe nayikoreye amadebe please mbabarira ukabyara hanyuma hakabamo nzagusubiza wese mutabaruka nkubaza kandi usubiza ndagusubiza da ubu waryamanye n'abantu bangana iki bashatse abagabo ibyo ntago mbizi nta nabo oya reka kwigira rwihorobeka uduha imibare yawe we noneho uyibuka nge ntabyo iyo turi mu kugerageza gufasha community yacu dushaka ibisubizo reka dukoreshe practical example reka ntabwo twagiye ngo tubeshye reka dukoreshe weho ubwo ufite icyo kibazo we ni bangahe ndakubaza we mutabaruka uri imanzi njyewe ntabwo ndi imanzi ngo njye mfite umugore none se ntabwo tubwire wowe ni bangahe ino minsi ya minsi ibiruhuko birebire hari umugabo agiye Igisenyi ajyana n'ikiremwa bajya muri za happy zabo ha uri ngo hebu ubwo hebu ariko iba yabanje na happy okay sibyo bajya muri zo za hebu zabo biza kurangira aryamye akanguka imyanya ye y'ibanga haba hari umusatsi w'abagabo w'abantu bakuze sibyo asanga igice kimwe bawogosha ikiremwa asanga cyagiye ntajya yikora isuku nyine cyamukoreye isuku dushaka wumvi azivuriza hera wumviye situation turumvikana hari ibintu bimaze kwera no muri aba bana bato aba wumva ngo uyu nguyu ngo arakeka ko magenzi be bamwishe barimo barajya mu bapfumu sinzi niba urumva ibiganiro byabo aba bana bato baratumura inkono zitabi birirwa bavugiramo amazina y'abagabo bari yirirwa ngo abapfumu barabashuka ngo barimo barashika kuko muri no minsi abantu benshi baratekereza ko bashobora kubeshwaho n'ikimero ariko ndakubwiza ukuri bagasanga ibyo ntibigikora niba utekereza ko ikimero cyawe aricyo cyakubeshaho gishobora kugutunga ibyumweru 2 imyaka 2 imyaka 3 ariko niba udafite mu mutwe ntago bizakunda igihe cyashwataguritse uzatungwa n'iki ko kizaporomoka ukajya wireba muri miruwari ukagira ngo urimo urarira ni ya pusi ireba ikabona ingwe ubu rero abapfumu benshi bahari barimo barashuka abagore na izina ryawe naryo ngibazaho kenshi bakaje kuryawe yangire gutwaye iki iryanjye riri gutwaye iki ko ari nge nyiraryo namvuga ibyanjye bose ni nakuvugiramo uze kunkwena ibintu uvuze please abantu b'intege nke rero ntibashobora kuvuga ibitekerezo byabo bagenda basenya abandi ibyanjye bireke nuko navuga ibyawe please bamoderine okay sawa winkanga none utangiye kumbira ntabwo ngukanza ahubwo ndimo ndakwereka kugira ngo yagiye gutera penalty ukana umuzamara ashamutuzino cyane wowe nuko umukanga kujya gahindura ibitekerezo ntabwo ndabihindura sinavuga kujya reka mvuga ibyawe vuga ibyawe ibyanjye bireke nta burenganzira ufite bwo ibi bintu byo kuvuga ngo umwana w'imyaka 15 nirwo rugero numvise umuntu atanze ni nako itegeko ribigena ngo imyaka 15 ngo ajye kuboneza urubyaro ibi ni ishyano gukora imibonano mpuzabitsina byose ishyano ni ishyano nyine kuki mutabibuza se ibyo kutabibuza no kwemera abana noneho gufata iyo miti ni ukubibemerera ku mugaragaro noneho ngo bya bindi tutababujije ubu noneho murabyemerera ibyo no gutsindwa kwa societe nyarwanda ibi no guhangana n'ingaruka kandi ukumvugiramo ngene nacece okay ndacecetse ngaho komeza widoga ibyo ni societe nyarwanda yabitsinzwe ikabura ibindi yakora ikabata ariko hari izindi ntwaro twamenye zitwa imiti reka tuzifashishe ibyo ni ugutsindwa kwa societe nyarwanda umuntu wese waza akabivugaho yabivugira hose niba bari mu muhanda agenda abwira abana atabana imyaka 15 mwemere kuboneza urubyaro yabashyigikiye ko abo bana bajya no mu busambanyi ubundi ntibasambana nakubwiye ko gusama ni by product y'ubusambanyi societe nyarwanda ikigomba gukora no kubigisha ko uko kujya gusambana batabyemere kuko imyaka yabo ntago ibibemerera none byarabananiye umuntu ujya kuboneza urubyaro aruboneza kwa ko yemerewe kubyara akavuga ati dore maze kubyara umwe reka noneho mboneze ntazabyara 2 3 ntashoboye kurera reka noneho mbe mboneje nzabyara igihe kigeze kwa ko mbyemere n'ubundi igenda nzana namaze gutegura neza nkarera uwo nabyaye umwana w'imyaka 15 n'umwana ugomba kuba ari mu ishuri ntabwo yemerewe kubyara niba atabyemera araboneza urubyaro atemerewe
kandi tumufasha kugira ngo atajya kubyara nyine zitateganyirijwe. Ariko akora iki? Kuboneza urubyaro. Araboneza urubyaro gute atemerewe kubyara? Ibyo bintu ni ugusuka abantu. None se nkubaza, kuri iyo myaka ntabwo ashobora kubyara se? Niba ashobora gukora imibonano mpuzabitsina akaba ashobora kujya mu burumbukiro gute atabyara? Ashobora kubyara ariko ntiyemerewe kubyara kuri iyo myaka. Ntiyemerewe kubyara? None se niba musambanya bakamutera inda? Ariko basambanya abana kuki ribita bafata ngo ibajyane bashyira abashinjacyaha no bashyira umucamanza bakanira bajyane mageragere cyangwa ahandi. Uzi imibare y'abangavu batewe inda zidateganyirijwe? Nyine abazi bateye se bari he? Ntabwo bazwi se n'ibiva ijuru byazo. Wasanga n'abantu b'abasaza tungana. Babafunze. Hari gereza bashyiramo abasaza bagatoroka. Wabakura barahari. Ibyo uri kuvuga rwose ibyo bintu ni ukuyobya sosiyete.